Kigali naho haba homeless wasanga mutari mubizi. I Kigali naho ni danger cyo kubona umuntu rwose naho kurara nta afite abantu tugiye kujya tubageraho tumenye se byaturutse kuki ese. Biko rero reka mbanze mbatemo mu ijambo ry'Imana nako mwisengesho kuko nakiri Yesu Kristo kandi namwe ndabifuriza rubyiruko muze dutakaremo kwa Kristo. Kwa Kristo ntago uri Babyloni, kwa Kristo burimo neza. Okay. Uwiteka Imana isumba byose itangira ukaba n'iherezo, Imana ivuga bikaba. Ni Sam Startdo wakuriye mu ishavu, yego niryo ryandeze. Uyu mugabo araje ababwire n'icyo aje gukora, ariko turavuze ngo reka tubinyuze hano. Mu by'ukuri ni content tugiye kujya dukora yo kugera ku bantu bababaye tubaganiriza, ndetse uyu mugabo abarema agatima, ndetse icyo tubarusha tukakibagezaho. Twarebye tubona iyo content ntiyacana kuri 5 kuko tufite byinshi cyane byo gukora, aho tutireka kreye indi cano ku ruhande yitwa Sam Startdo urukumva, cyangwa se Papa Ineza ndetse na Papa Keza, urumva turi nk'impanga. So rero mugiye kujya mubona byinshi kuri iyi cano igiye kujya ibiriho uyu mugabo agenda imihanda yose ahantu bagiye hatandukanye agera ku bantu bamerewe nabi cyese bababaye. Murabizi i Kigali we abantu muri Burayi murabizi ko i Kigali naho haba homeless wasanga mutari mubizi. I Kigali naho ni danger cyo kubona umuntu rwose naho kurara nta afite abantu tugiye kujya tubageraho tumenye se byaturutse kuki, ese byagenze bite kugira ngo ube homeless, cyangwa se bimeze bite, tumenye ubuzima bwe tumuganirize aho bari hirya no hino mu gihugu si Kigali gusa. Ibintu rero bizajya bica kuri cano ntoya cyane dutangiye kakanya, ariko duhita tubanabasaba n'inkunga yo guhita muyikurikira, cyane cyane mwe mudukurikira no kuri 5 mugeno kuri Sam Startdo mugende mukandeho kugira ngo ibi bintu twiyemeje cyase tugiye gukora bize kugenda neza. Do ubiri inyuma n'uyu nguyu tugiye kumuha mikoro maze ababwire ese nibiki agiye kujya abagezaho. Okay. Murakoze cyane. Ni Sam Startdo koko, cyangwa se Papa Ineza. Tugiye kujya tubagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, tureba abantu bababaye se byatewe n'iki. Turabasaba kudushyigikira. Waka kanya ngiye kubagezaho mu kiganiro kivuga ngo ni gute twabaho twishimye, bidashingiye ku mafaranga, bidashingiye ku butunzi runaka. Ni ibintu bitandatu turaberebera hamwe. Junior yaze kudufasha apining link ya Sam Startdo, iyo channel nshyashya, kugira ngo muhite mudushyigikira mukora subscribe. Iba ari inkunga ikomeye. Imana ibahe imigisha. Reka nze dutangire sasa akantu ku kandi. Wow. Kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu byatuma umuntu abaho ubuzima bwishimye, ukumva uranezerewe wowe ubwawe wikunze. My mission ni uku-addressinga issue of mental health through art design and culture. Yego, ubuzima bwishimye ntago busaba ko waba ufite ibya mirenge, ama etage, imodoka za V8, amafaranga, kuko nayo ni umushyitsi. Yego, ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe. Turarebera hamwe ibintu bigera kuri 5 bitandatu byagufasha kubaho wishimye. Mwumva impfu nyinshi z'abiyahura, impfu nyinshi z'abicana, abiyahuza ibiyobyabwenge mu rubyiruko, abiyahuza. Ariko rero reka mbanze mbatemo mu ijambo ry'Imana nako mwisengesho kuko nakiri Yesu Kristo kandi namwe ndabifuriza rubyiruko muze dutakaremo kwa Kristo. Kwa Kristo ntago uri Babyloni, kwa Kristo burimo neza. Okay. Uwiteka Imana isumba byose itangira ukaba n'iherezo, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Turagushimye kugira neza, turagushimye ko umugambi wawe ari mwiza ku mwana w'umuntu, tugushimiye ko waturemeye kugira ngo tunezererwe inosi, tubeho ubuzima bwishimye. Aka kanya tugiye kuganirira hamwe n'abadukurikiranye, buri umwe wihebye, wari ufite ibitekerezo byatuma niyahura, ubihagarike. Umwuka wera wawe mugendemo, amuha umunezero, yongera muhe kwiyakira. Ndagushimye kugira neza, ndagushimye ko hari icyo ukoze ku mitima yari yihebye. Izina ryo nirishyirwe hejuru. Amen. Twatakayemo rero. Sasa ubuzima bugizwe n'ibintu byinshi n'intambara nyinshi zitarangira. Urakora uyu munsi bikanga, ejo bikemera, kavuga atari ningeza miliyoni nibwo nzishima, nimbone 5 ningira ikinyabiziga cyanjye, nimva mu bukode nibwo zishima, ariko nubundi umunezero ukabura. Ariko uyu munezero duhora dushaka tukarinda dupfa tutarawubona. Umuntu yabona gute? Bamwe baravuga ngo senga uzabona umunezero. Mu basenga tubona n'abicana n'abiyahura, kuki batabona umunezero? Bigishijwe n'abiyobokamana se? Birashoboka.
ariko hano hari ibintu bigera kuri bitandatu, waba usenga waba udasenga, bishobora kugufasha kubaho wishimye, kuko ni ibintu byamfashije, ni ibintu naciyemo, ni ibintu mfitiye ubunararibonye. Ntago mfite ibya mirenge, hari n'ibyo nagezeho, nzamuka mu rwego birangira n'ubundi ubuzima bukomeje kumbihana. Nta mpamvu y'umwaga, nta mpamvu ya stress, nta mpamvu y'umushiha. Tugomba kuba free, tukishima, tukanezerwa. Ikintu cya mbere rero turebera hamwe ni ikintu cyitwa kunyurwa. Kunyurwa n'urwego uriho, kabanza ukanyurwa n'uwo uriwe. Wirarikira urwego rwa mugenzi wawe, wenda afite ibibazo nawe biremereye. Iki kintu cyo kunyurwa ni ingenzi cyane cyane cyane. Nutanyurwa uzajya gusenyera umugabo mugenzi wawe, nutanyurwa uzajya gusenyera umugore mugenzi wawe, nutanyurwa uzajya kwiba. Haranira kunyurwa. Nutanyurwa uzarerikira inkweto y'abandi. Ahangaha mu kunyurwa turebye no muri Timoteyo ibice bitandatu ku murongo wa 6 kugera ku wa 12, uhasomye neza wasanga Bibiliya nayo ubwayo idusaba kunyurwa kugira ngo tubeho mu buzima bunezerewe, mu buzima bwishimye. Icya kabiri ni ukubabarira. Ese ujya ubaho ubuzima butababarira? Bararemereye, burakuremerera. Buryo iyo utababariye nawe uba wihaye igihano. Abaguhemukiye bababarire. Ntago byoroshye, ni izindi mbaraga Imana ishobora kuguha, ariko babarira niba ushaka kubaho wishimye. Babarira buri muntu. Mureke tu, niba gukoshereje mureke, wimwikorera, kuko iyo ukomeje kumurwaramo inzika nzamwishyura nanjye nzamuhemukira. Nundi mutwaro uba wihaye n'ikindi gihano uba wihaye. Baho ubabarira amakosa y'abandi. Rega nawe urakosa, ari ayo bakubabarira. N'abemera Imana irababarira. None se gute Imana yakubabarira we ntubabarire? Ni gute se w'abandi bakubabarira we ntubabarire? Mu kubabarira ushobora kubisanga muri Mika igice cya 6 guhera ku murongo wa 8, n'Abefeso igice cya 4 guhera ku murongo wa 32. Ikintu cya gatatu cyagufasha kubaho wishimye ni ugushimira. Shimira mugenzi wawe, nawe ubwawe ishime. Ngeze kuri urwego ninjije 2,000 najyaga ninjiza 1,000. Wow! Shima. Nta mpamvu ukomeza wiheva ngo ibintu byaranze, nta na kimwe njya ngeraho, navutse nabi. Oya, iyo ni intambwe yo kwiyahura. Ishime, ushimire. Shimira Imana yakuremye yaguhaye ubuzima. Niba udafite n'amafaranga ariko ufite ubuzima, ufite ingingo zose. Niba udafite n'amaguru ariko ufite amaboko, hari abadafite amaboko badafite n'amaguru. Niba udafite n'amaboko nta n'amaguru ariko ntago urwaye, hari amazi imyaka myinshi mu bitaro. Shima Imana, ushime nawe urwego ugezeho, ushimire n'umuntu ugukoreye, urakoze. Yego. Mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 ku murongo wa 16 kugera ku wa 18, aha wahasanga icyo Imana idusaba mu gushima. Ikintu cya kane cyatuma ubaho wishimye ni ukwizera. Izere ko nubwo uyu munsi byanze, nubwo uyu munsi uri umushomeri, ariko ejo bizemera. Nubwo nta kazi ufite bizakunda, nubwo wahombye hari igihe uzunguka, nubwo utariye ejo ushobora kurya. Gira kwizera. Izere Imana, izere ko ibihe biha ibindi, ntabwo ibintu bihora biryoshye. Oya, isi ni hasi hejuru tu. Emera ihame ry'isi. Nutizera uziyahura. Nutizera uzumva isi kurangiriyeho. Nutizera uzahiranwa n'agahinda gakabije. Mu Baheburayo igice 11 guhera ku murongo wa 1 n'umurongo wa 6 hatubwira kwizera. Fata inshingano. Icyo ni icya 5. Niba ushaka kuba wishimye, fata inshingano. Ufite umwana ugomba kumurera, fata inshingano za kibyeyi umurere. Ejo bundi utazicuza yavuyemo umuntu ukomeye, yavuyemo umuntu w'umumaro, bavuga ngo yo murera. Ufite akazi ugomba gukora, fata inshingano, utange serivisi neza uko bisabwa. Umukoresha wawe atakwirukana, atagukata amafaranga kuko utafashe inshingano. Uyizi kwepa niwe bireba, bizatuma ubaho wishimye. Nta uzarenganya nufata inshingano, ariko nudafata inshingano uzava ngo urakennye,
kubera ababyeyi bawe urakennye, kubera abavandimwe bawe urakennye, kubera kanaka yakwimye amahirwe urakennye, kubera imbogamizi igihugu cyashyizeho n'ingamba. Oya, uko ingamba zakomera kose Imana yaguha umugisha wafashe inshingano. Ariko icyo ni icya gatanu cyagufasha kuba wishimye. Icya gatandatu, fata igihe wiyiteho, unezerwe, uruhuke, utemberera ahantu runaka, wakicara ukanywa ka cyayi mukaru, wakicara ahantu ukanywa fanta bitewe no mu mufuka uko wangana. Fata igihe ukore siporo, wirukanke, umubiri wiwuremaza. Niyo mpamvu mubona nambaye nk'umusportif. Mukanya ndabereka uburyo nanjye njya mfata igihe nkitaho. Nigeze mbaho ntafata igihe ngo niyiteho ngo nkore iyo siporo. Fata igihe uyiteho, usura inshuti zawe, usura ahandi hantu hashyashya. Ibyo bintu bitandatu bizatuma ubaho wishimye. Icya mbere, kunyurwa, ukanyurwa n'uwo uriwe, ukiyakira. Icya kabiri, kubabarira. Icya gatatu, gushima. Icya kane, kwizera. Icya gatanu, gufata inshingano. Icya gatandatu, gufata akanya ukiyitaho. Ari nabyo ngiye gukora mu kanya, nkaba kubita siporo, kuko inshingano zanjye ni ugukubita siporo, nkabatamo n'inganzo, nkaza umunsi bizemera nkabakubitamo hip hop, twubaha Imana dufite indangagaciro, tukubaka igihugu cyacu. Amahoro n'ibigisha bya Nyagasani. Reka nze mbatemo rero kuri bare, ku mwitozo wa bare. Okay.